Mirimana udasiba Juhora uyisenga kandi uyumvire Juhana nabayo Mika igice cya gatandatu umurongo wa 8 turongera n'ubundi dusome Mika igice cya 7 umurongo wa 7 Mika igice cya gatandatu umurongo wa 8 twongere dusome Mika 7 n'umurongo wa 7 haravuga ngo Mika 8:8 haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we yakweretse icyiza icyo ari cyo cy'Uwiteka gushakaho niki no gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi amen Amen. murongo wa 7 kuri gice cya 7 baravuga ngo ariko ngewe nzahanga amaso kuwiteka nzategereza Imana impe agakiza Imana yanje izanyumvira twakire neza ijambo ry'Imana Amen. ejo twigiye hamwe ijambo rivuga guhagarara mu cyuho uyu munsi turarebera hamwe ijambo rivuga ngo guhanga amaso kuwiteka guhanga amaso Imana iryo jambo tugiye kuganira muri iki gitondo nk'uko tubisomye mubonye ko tubisomye mu gitabo cy'umuhanuzi ni ukuvuga ngo byanditswe n'umuhanuzi Mika uyu Mika ntabwo bavuga iby'umuhamagaro we cyane ariko bigaragara ko ngo yahamagawe ari umuntu usanzwe ndetse uturutse mu cyaro ariko Imana ikamukoresha ibintu by'ibitangaza ikamuha ubutumwa kugira ngo abwire abantu bo mu mujyi burya abantu bo mu mujyi bajya bakunda ngo bahure n'abandi bantu nyine basobanutse nkabo ariko Imana si kwikoresha ihamagara uwishatse igatuma uwishatse Mika yamutumye nk'uko yatumye Amosi umuhanuzi Amosi nawe ajya yivuga ko yari umuhanuzi wo mu cyaro ndetse Amosi bazavuga ngo ngewe uretse ubuntu bwayo gusa yangiriye ikampamagara ngo sinari umuhanuzi sinari n'umwana w'umuhanuzi mu yandi magambo sinari nkwiye ngo ahubwo yashaze mpinga norora ngo hanyuma irampamagarira hano Mika nawe nuko yamutumye imukuye aho ngaho iramuzana imuha ubutumwa ku migi ibiri cyangwa se ku Bisiraheli bose kandi yamuhamagaye mu gihe iki gihugu cyari cyaracitsemo ibice bibiri Isiraheli yari yaragize ibice bibiri mu majyaruguru no mu majyepfo mu majyaruguru niho hitwa Isiraheli yaragizwe n'imiryango 10 y'abana ba Yakobo hanyuma umurwa mukuru cyangwa se kapitale yitwa Samariya hanyuma mu majyepfo hari hagizwe n'imiryango 2 y'abana ba Isiraheli ikaba iriyo Yuda kapitale yayo cyangwa se umurwa mukuru niwo witwa Yerusalemu iyo dusomye muri ibi bitabo biba bisaba ko tubyumva kugira ngo tumenye ngo umuhanuzi yabwiye bandi abahanuzi benshi bagendaga boherezwa mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo ariko Mika afite umwihariko kuko Imana yari yamuhaye ubutumwa bwo kuhanurira abantu bo mu majyaruguru ariyo Samariya ndetse n'abo mu majyepfo ariyo Yerusalemu ariko kandi Bibiliya igaragaza yuko uyu muhanuzi yari umuhanuzi ufite imbaraga nawe ubwo ibaza bivuga mu gice cya 3 umurongo wa 8 akavuga ngo imbaraga z'Uwiteka zari kuri jyewe ntabwo yakoraga umurimo w'umunyantege nke ahubwo yakoraga ashizwe igikundiro cy'Imana n'imbaraga z'Imana yahanuye ibintu bikomeye yahanuriye Isiraheli ayibwira yuko bazacirwa urubanza n'Uwiteka bazahura n'ibyago Imana ikabateza ibyago bikomeye bitewe nuko bagomeye Uwiteka bagakora ibyaha byangwa nawe bakora ibyaha bitandukanye bikagaragara yuko mu gice cya 6 bahagaragara yuko ngo izabasenya izateza Isiraheli ibyago byo gusenywa ngo ibateje abanyamahanga bitwa Ashuri ikindi gihugu kizaza kibasenye ngo bitewe nuko bagomeye Uwiteka cyane cyane basenze ibigirwamana biganye imana z'ibigirwamana z'abandi mahanga bakikije nabo batangira kubirana wagera mu gice cya mbere umurongo wa 8 mu gice cya mbere nyine umurongo wa 8 kugera ku wa 9 akabwira abandi bo mu majyepfo abo muri Yerusalemu akabwira ngo mwebweho ngo nzabababaza kubera ibyaha mwakoze ngo ku buryo ngo nibikomere muzagera by'umubabaro w'ibyaha ngo nzaba mbateje ngo ni ibikomere bidapfa gukira ibikomere byo mu mutima bimara igihe cyane kuruta ndetse n'ibyo ku mubiri ngo ndetse n'abanzi banyu bazabishima hejuru Gati ariyo Filistine ariyo nako abafilisitiya ngo bazabishima hejuru kuko bazaba babonye ko nabataye nabaretse kandi basanzwe bazi ko ndi Imana yanyu
mbega ubuhanuzi bwe bwari bushaririye ku buryo abantu batabukundaga, ariko yakundaga kubabwira ibyaha byabo, akababwira ibyaha bitandukanye. Mu gice cya kabiri arababwira ibyaha bakoreye imbere y'Imana, akababwira ngo muzamugambanira gukora ibyaha, mbega muzamukora ibyaha mumeze nk'abaraganye, ngo mugakora ibyaha byo gutoteza abandi, ngo umuturanyi ukamugirira nabi, ngo ukigarurira imirima ye n'inzu ze, mbega guhubuza. Ibyaha byo guhubuza murabyumva, ni nko gutwara, nka kwa kundi abanyarwanda baza baca umugani ngo umugabo n'urya utwe ngo akarya n'utw'abandi, nabo niko bari bameze. Bakavuga bati udafite imbaraga bakamwambura utwiwe, bakamugirira nabi ndetse bakamuhohotera. Ariko noneho akababwira ngo ariko ngo uzi ko musigaye mukora ibyaha ntimunihishire, ngo mujya mubikora ku manywa y'ihangu, abantu bose babareba, ntimwihishire mwenda ngo mwirye n'agasoni, mukabikora ku mugaragaro. Avuga ibyaha byabo byinshi cyane. Noneho akavuga mu gice cya gatatu, akavuga ngo ibindi byaha bakoze, noneho ararondora ibyaha by'abayobozi. Ati si abaturage bajya bakora ibyaha gusa, ngombwa n'abayobozi bo muri mwebwe bajya bakora ibyaha. Icyaha cya mbere aravuga ngo abatware bo muri mwebwe ngo baza baca imanza ngo n'impongano, mbega baza barya ruswa. Ngo naho abatambyi nabo bakabashinja ibyaha bakora, ngo baza bigisha, batigishe bagamije kugira ngo imitima y'abantu ikire, ngo ahubwo bagakorera ibihembo n'ibyo baba bashize imbere. Abahanuzi nabo ntiyabasiga inyuma, aravuga ngo muri mwebwe mwizaniye abahanuzi b'ibinyoma, ngo baza bakora bakeneye ingemu. Nasomye ibi ngibi nibuka abahanuzi bo muri iki gihe, ngo abasigaye ngo bahanura, akakubwira ngo kugira ngo uje kugusengera no kugira icyo nkubwira ngo banze wishure ingemu. Nabo niko bari bameze. Naho akomeza arondora ibyaha byabo, aravuga ngo si ibyo gusa, ngo mujya mwanga ubutumwa bwazaniwe n'Imana. Uyu mugabo yahuye n'ibintu bikomeye cyane, yabwirije ubutumwa mu bihe birebire cyane. Yahanuye mu gihe cy'abami batatu, yahanuye igihe cy'umwami Yonatani, igihe cy'umwami Ahazi, ndetse no ku gihe cy'umwami Hezekiya. Ni ukuvuga ngo yarabwirije, arahanura, arigisha, ku buryo ngo yakoze uwo murimo hagati y'imyaka, hari abatekereza ko ashobora kuba yaramaze imyaka hagati ya 16 na 25, urebye igihe aba bami bayoboreye. Ariko iyo myaka yose ngo abingingira kwihana bakanga kwihana. Mbese yaje kubona amatokeo, yaje kubona abantu b'Imana bemera kwihana igihe cy'umwami Hezekiya, kuko Hezekiya niwe wazanye ivugururwa, azana ububyutse mu Bisirayeli. Ariko naratangaye n'abantu b'Imana, imyaka igera kuri 25 urimo kuvuga abantu bakinangira. Hari igihe twebwe tujya dusengera n'icyifuzo ugahita ukirambirwa, yewe naravuze ntacyo ntakoze, Imana buriya yarekeye. Cyangwa ukigisha umuntu wabona adakijijwe ugahita ubireka. Kutarambirwa byanyigishije ko abakozi b'Imana tudakwiye kurambirwa ku kivi twahawe. Nimba ari gusengera batarakizwa, nimba ari ukubabwiriza, nimba ari ukubakorera iki, ariko ntiturambirwe, tugakomeza umuhati. Ntiyabona igisubizo. Noneho muri bya byaha babwiye, ngo hari harimo n'icyaha cy'uko ngo baza banga abahanuzi b'Imana, ngo bakizanira ababo bahanuzi bababwira ibyo bashaka. Bababwira ibyo bashaka. Abahanuzi ngo ndetse ngo bagategeka abo bahanuzi ngo nimuzajya muduhanurira, ngo mujye mutubwira ko ari amahoro. Ati kawe ajya tubwira ko intambara igiye kuba, bagiye kuzadusenyera, Imana izaducira urubanza, izaduhanisha amahanga yandi akadusenya. Ati mwebwe mujye mutubwira ko turi amahoro. Maze rero ngo abo bahanuzi bagahaguruka bakababwira ibyo bashaka, bakabahesha ibyiringiro, bakababwira ngo ni amahoro, bakababwira bati ibintu bimeze neza. Nibyo mbese nibyo bishakiraga. Uyu umukozi w'Imana Mika yahanuye mu gihe gikomeye cy'ubwoko bwinangiye, ndetse buzuyemo n'abahanuzi b'ibinyoma. Noneho igitangaje, ntabwo yatinyaga kubwira n'abo bahanuzi b'ibinyoma, akavuga ngo Imana nirimbura ngo namwe ntizabasiga, ngo kubera ibinyoma byanyu mugore kukuri mukayobya abantu b'Imana. Imana itubabarira data. Uwareba mu gihe tugezemo yabona tugeze nko mu gihe cya Mika, aho abantu b'Imana basigaye batinya kuvuga ukuri. Umuntu akavuga ibyo abantu bashaka, guhanurira abantu ntubabwire ibyaha byabo, ahubwo ukababwira gusa ko bagiye kubona ibyiza, bagiye kubona amafaranga, bagiye kubona imodoka n'ibindi bisa nkabyo, ubabwirira ibyo ngibyo. Nibyo abantu b'Imana basigaye bikundira.
urebye mu gice cya kabiri icya mbere n'icya gatatu nibyo yagendaga avuga ugeze mu gice cya kane n'icya gatanu abo twataramanye murabyibuka ko hari igihe tujya tuvuga igitabo tukakirangiza mu gice cya kane n'icya gatanu aravuga resitorasiyo aravuga yuko imana nubwo ari imana irakara kubw'ibyaha twakoze ariko ihabwa icyubahiro kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose yabaga ibareba ikavuga ngo nubwo mwangomeye ntabwo nzabareka ngo mugende buherehere nzongera mbakusanye mbatarure mbakure muri ayo mahanga muzaba mwaratataniyeho mbakure mu banzi banyu nongere mbaheke ku mugongo mbakoranye ngo mbahuze hari aho Yesaya we yavuze ngo nzahuha umwuka wanjye ngo mbakoranye ngo mbaheke mbagarure mu buturo bwanyu. Haleluya. Imana yacu habe nubwo twakora ibyaha bitukura bisa gute azavuga ngo yiteguye kutwakira nubwo yabaga ibabwira amagambo akomeye yuko bayigomeye kandi izabateza ibyago ariko irongera ikabashyira imbere ngo niteguye nimwihana mukareka ibyaha byanyu niteguye kubababarira ndetse no gusanasana imitima ngasanasana n'igihugu cyanyu. Amen. Mu gice cya gatandatu niho Imana yari yababaye uwo munsi irababara mbega irakomplayininga mbega irababara ivuga amagambo aremereye cyane ibwira abisiraheli irabwira Mika irababwira ngo none ugenda ubampamagarire ngo ubabwire ngo Imana ngo irashaka kuburana namwe. Byarambabaje nsomye aya magambo hari igihe tubabaza Imana ikumva yaburana natwe noneho ku murongo wa gatatu ikavuga ngo yewe ngo wa bwoko bwaje we ngo se ngo nakugize gute niki nagukoreye Imana ikavuga ngo ndaburana namwe ngo kandi abahamya bazahamya yuko nta cyaha nabakoreye nta kintu nabakoreye ngo n'imisozi ngo n'ifatiro zayo zizaze zitemwanye mu rubanza rwacu tugiye kugirana namwe. Imana ishinga urubanza n'Abisirayeli ati imisozi izaza temwe mbere umugabo wo guhamya ko ntacyo nabahemukiyemo ati kuko nakoreye ibitangaza imbere yanyu nubwo abandi bantu batabibonye ariko n'imisozi n'imfatiro zayo zabonye ko nabagiriye neza ariko mwebwe ntimwigeze mubimenya. Ejo nababwiye ngo Abisirayeli bakundaga kwibagirwa none Imana ishinze urubanza ikavuga ngo se Isirayeli we ngo nakugize nde ngo icyo ngo nakuruhijeho ni iki ngo nagukuye mu gihugu irabibutsa ngo nabakuye mu gihugu cya Egiputa ndabajyana nabambukije ya nyanja ariko nabyo mwarabyibagiwe niki ntabakoreye ngo noneho irongera irabibutsa ngo muzi yuko ngo mwageze ahantu ngo umwami wa Baraki ngo agashaka no kubavuma ngo agahamagara umwe mu bahanuzi banyu Baramu ashaka kubavuma ngo ariko nkaburizamo ngo aho kugira ngo abavume ngo ngashyira amagambo y'umugisha mu kanwa kiwe kugira ngo abaheshe umugisha ngo niki ntabakoreye nimukinshinje wenda mbimenye. Imana hari igihe dukora ibibi ikababara niki ntabakoreye ese hari icyo nabaruhije ese sinagendanye namwe hari aho nigeze mbaterera muri icyo gice ku murongo wa gatandatu n'uwa karindwi muri icyo gice cya gatandatu noneho abantu b'Imana bumvishije ukuntu umuhanuzi arimo arababwira ati Imana kiraburana kirabaza ngo niki ntabakoreye nimukimbwire noneho ngikore nimukinshinje ngo nabo barasubiza baravuga bati ye aho bigeze dukwiye kugerageza tukaje imbere y'Imana tukareba ko hari icyo twayikorera banezerwa ikareka gukomeza kutubwira amagambo y'umubabaro ngo noneho batangira kwibwira ngo hari icyo bakora kugira ngo Imana inezerwe. Ku murongo wa gatandatu n'uwa karindwi muri icyo gice cya gatandatu ngo nabo babaza Imana ngo ese ngo niki twagukorera ngo niki twazana kugira ngo ukureho uburakari bwawe n'umubabaro wawe ibyaha byacu ukabitubabarira ngo barayibaza ngo ese tukuzanira ibitambo byoswa hanyuma ngo barabaza ngo ese ngo tuzane inyana ngo zimishishe zimaze umwaka umwe ngo ese tuzane amapfizi y'intama 1000 kugira ngo nezerwe ngo mbese tuzane imigezi y'amavuta tujye tuzana amavuta ya elayo menshi ku buryo atemba nk'imigezi kugira ngo wishime. Icya gatanu baramubwira ngo mbese ngo twatanga imfura zacu ese tuzatanga abana bacu kugira ngo wishime ureke kuguma kutuburanya ureke kuguma kudushinja ibyaha utubabarire kuko twaguhemukiye. Imana bene data nziza yishimira ibitambo Imana nziza yishimira ibitambo icyo Imana izayishimira ni imitima imenetse ishenjaguritse ngo bene iyo mitima ngo Imana ntizayirengagiza. Haleluya. Imenetse ishenjaguritse niyo yishimira ntiyishimira ibitambo ntiyishimira amavuta ntiyishimira intama n'amasekurume
icyo ikeneye, icyo Imana yari ikeneye imitima yabo, ntiyari ikeneye ko bayizanira ibyo byose barimo gutondora ngo barayizanira. Umurongo wa 8 Imana irabasubiza atoya, ntabwo ari icyo nkeneye. Nigeze mbatuma ibitambo ngo abe ari byo bituma mbakira? Ati ngewe imbabazi zanjye zishingiye ku bitambo byanyu n'amaturo yanyu. Irabasubiza wa murongo twasomye, irababwira ngo yewe mwana w'umuntu we, ngo nakweretse icyiza n'ikibi, sinigeze nkurusha. Ibyo byose wibwira ko nkeneye si byo nkeneye. Sinigeze ngukoreza amabuye ngo nkubwire ngo ukore ibintu by'ibitangaza cyangwa se ngo nguremereze. Ngo namuhaye, nakubwiye ikintu cyoroheje gusa narakikweretse, gusa nuko wanze kugikora. Ngo nakweretse icyiza n'ikibi, nashyize imbere yawe icyiza ngo ugihitemo, ariko wanze guhitamo icyiza, we ujya wikorera ibyo wishakiye. Ngo ariko noneho ngo reka mbabwire icyo mbakeneyeho, si ibitambo, si amaturo, si uko mwikebagura, si ngeneye abana banyu ngo baze boswe mu bagire ibitambo. Icyo mbakeneyeho, ngibi ibintu bitatu mbakeneyeho. Haleluya, haleluya. Yari bakeneyeho ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere irababwira ngo icyo ngukeneyeho ngiki, yewe mwana w'umuntu, yewe Isiraheli we, ngo icya mbere ngo ujye ukora ibyo gukiranuka. Amen. Gukora ibyo gukiranuka. Gukiranuka ni ugukora ibintu biri jisite, ni ugukora ibintu bitunganye. Nibyo ngukeneyeho. Ibyo ngukeneyeho ni uko ukorera umuturanyi wawe, aho kugira ngo umuhubuze ibye, aho kugira ngo umwambure ibye, aho kugira ngo umutoteze, aho kugira ngo umugirire nabi, ngo ahubwo ujye umukorera ibyiza, ukora ibyo gukiranuka. Nicyo ngukeneyeho. Aha ngaha bitwibutsa rya jambo Yesu yavuze, aravuga ngo iyo tuvuze ibyo gukiranuka, Yesu yarabisobanuye mu magambo yoroheje. Aravuga ngo ibyo wifuza ko bakugirira, ibyo wifuza ko bagukorera, ngo ibyo wifuza ko abandi bakugirira, ngo nawe aba ari byo uzaza ugira gute ukorera abandi. Niba wifuza ko abantu bakuvuga neza, nawe ujye uvuga abantu neza. Niba wifuza ko abantu bagushima bakagushyira hejuru, nawe ujye ubashyira hejuru. Niba wifuza ko abantu bagira icyo baguha, nawe ujye utanga. Ibyo wifuza aba ari byo nawe, ibyo wifuza ko uba byo aba ari byo wifuriza n'abandi. Uko niko gukiranuka, ni ukwirinda ibyaha, ni ugukora ibintu biri jisite imbere y'Imana, ariko ukabikorera n'abandi. Ati umva icya kabiri ngwifuzaho, yewe Isiraheli, yewe mwana w'umuntu we, ngo icyo ngukeneyeho cya kabiri ngo ni gukunda kugira gute kubabara. Ngo guhora ugende gukunda kubabarira, ujye ukunda kubabarira. Yongeyeho ijambo, ntiyavuze gusa ngo mujye mubabarira, ahubwo yaravuze ngo mujye mubikora. Yeme kubabarira ni ikintu gikomeye. Umuntu kubabarira ni ibintu bikomeye. Bino bimwe biza bidutera ibikomere byo mu mutima, nuko no kubabarira bitugora. Umugabo umwe yigeze ngo kuba atakijijwe, ngo ariko akagira nyirabukwe, yari umudogiteri, ariko ngo akagira nyirabukwe ngo wari ukijijwe cyane, ngo akamusengera ati umwana wanje, umukwe wanje azakizwe. Igihe kiragera wa mukecuru aza gupfa. Apfuye nyine barashingura bisanzwe. Noneho ngo nyuma y'imyaka wa mudogiteri ngo yaje kurwara, araremba aja muri koma. Ngo agiye muri koma, ngo umuntu aramutwara amujana ahantu, ngo aramubwira ngo dorahabera, ngo doraha abantu bapfuye bababara. Ngo aramubwira ngo amwereka abantu benshi ibihumbi bitabarika, ngo bishimye bamerewe neza, ngo aramubwira ngo doraho bapfuye bizeye bababare. Noneho ngo agira amatsiko yo kureba nyirabukwe, ngo aramubura avuga ati ariko mabukwe ko yajya agasenga kandi tumuzi ko yari akijijwe, nkaba ntamubonye muri aba ngaba bambwiye ngo bapfuye bakijijwe. Abaza wa muntu wamutwaye, ngo aramubaza ati ariko mabukwe yapfuye yizeye kandi twari tumufiteho ubuhamya, ariko ko ntamubonye muri aba bantu. Ngo aramubwira ngo yari yizeye kandi yakoreye Imana cyane, ngo ariko yagiraga icyaha kimwe gikomeye. Ati Yesu ngo yagiraga icyaha cyo kutababarira. Ati niyo mpamvu ataje aha ngaha. Nuko ngo ahubwo ngo aragenda amwereka ahandi hantu hari abandi bantu batari bakijijwe, ngo baba ari ahantu h'umubabaro bahekenyera amenyo. Ngo aramubwira ngo dorahari. Ati ikindi yazize, yakoreye Imana, yaritanze, ariko muri we yagiraga umutima utababarira. Umutima utababarira ni umutima Imana itajya yishimira. Yesu baramubwiye bati twigishe gusenga, arababwira ntibujya musenga mujye muvuga ngo utubabarire ibyaha byacu, ngo kuko natwe twababariye abandi. Ni ukuvuga ngo tubabarirwe ibyaha byacu kuko natwe twababariye iby'abandi. Utababarira nawe ntababarirwa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nkuko data yabababariye, ngo namwe abariko mugira gute
mubabarira. Uyu muhanuzi Imana ibwira abisirayeli irababwira ngo icyambere mbakeneye, simbakeneye ibitambo, simbakeneye ibintu bikomeye. Icyambere mujya mukora icyo byo gukiranuka, icya kabiri mukunde kubabarira, mubikunde ntibibe igikorwa cy'umunsi umwe. Umuntu naguhemukira umubabarire. Petero yigeze kumubwira Yesu atari kujya utubwira ibyo kubabarira, ese nka buriya umuntu yababarira umuntu kangahe? Yesu aramubwira ati Petero aramubaza ngo ese ngo umuntu yoguhemukira ukamubabarira karindwi? Yesu aramubwira ngo sibyo, ngo ahubwo ku munsi ujye umubabarira karindwi gukuba 70. Karindwi gukuba 70 ni inshuro nyinshi ngo zitabarika. Ni nko kumubwira ngo uzamubabarire inshuro zitabarika, kandi nta wakora ibyaha bingana gutyo ku munsi. Yesu ariko aramubwira ngo mubabarire ubutarangiza, niyongera kuguhemukira wongere umubabarire, kuko natwe twarababariwe. Ajya kubabarira tutasabye n'imbabazi, ajya twakira uko turi n'intege zacu, ajua udhaifu wetu. Ubwaza twakira turi abanyantege nke, natwe abantu tujye dukunda kubabarira abagenzi bacu baduhemukiye. Haleluya. Amen. Icya gatatu Imana irababwira ngo bambwirire ngo dore icyo mbakeneyeho si amatungo n'amapfizi yabo bakeneye kumponga ibitambo, ngo icyo mbakeneyeho cya gatatu ngo ni ukugendera imbere y'Imana ngo bicishije bugufi. Yewe mwana w'umuntu we, ujye ukunda gukiranuka, ukunde kubabarira, ngo ariko ngo ugendere n'Imana, ugendane n'Imana, ugendere imbere yayo wicishije bugufi. Guca bugufi ni intwari ikomeye. Guca bugufi niyo nzira, ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Nuvuga mukabona ukoze neza, nuyobora igitaramo ukabona cyagenze neza, nuvuga ubutumwa ukabona bimeze neza, ntuzibwire ngo ni wewe wabikoze. Icyubahiro uzakigarurira Imana, uce bugufi, uvuge ngo njyewe ndi umugaragu w'imburamumaro. Amen. Uce bugufi. Pawulo yandikiye ab'Ifilipi, ejo twarahavuze ku murongo ku gice cya 2 tuvuga ngo umuntu wese wo muri bwebwe yo kwizirikana ngo ahubwo azirikane undi. Yongeyeho ijambo rivuga ngo umuntu wese wo muri mwebwe ngo azirikane ko mugenzi wiwe amuruta. Amen. Tuza dukunda kurwanira icyubahiro ndetse ugashaka gutoteza abandi kugira ngo bakubahe bagushyire hejuru. Ariko Pawulo waravuga ngo mujye mwicisha bugufi ngo nk'uko Kristo nawe yicishije bugufi. Ngo umuntu wese muri mwebwe ngo arebe mugenzi we. Ubwire n'umugore wawe ngo nza mbona unduta, n'umwana wawe umubone nk'aho akuruta, n'umuturanyi wawe ubone nk'aho akuruta, na wa wundi wo hasi umukozi wo mu rugo ubone nk'aho akuruta. Umuntu wese wo muri iryo ni ihame ry'ubwami bw'Imana, ihame ryo guca bugufi. Impamvu ari ihame ry'ubwami bw'Imana ni uko Pawulo aravuga ngo Kristo nawe yaramanutse ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana. Yasize icyubahiro icyo cyamushyiraga hejuru, aramanuka aca bugufi, yigira nk'umugaragu ndetse nk'umugaragu w'imbata. Hanyuma Yesu aravuga ngo uzicisha bugufi akamera nk'uko ngo akaba mugufi, ushaka kuba mukuru muri mwe niyicishe bugufi ngo amere nk'umwana mutoya, ngo amere nk'umugaragu, ngo kandi uzabikora ngo naje data nzamuzamura. Haleluya. Amen. Hallelujah. Uwicisha bugufi niwe Imana izazamura. Tujye dukunda kugendera imbere y'Imana twicisha bugufi. Amen. Iyo ukoze cyose ujya wicisha bugufi, ntaba ari wewe, icyubahiro kigarukira Imana. Amen. Ibyo bintu bitatu Imana irababwira ngo nibyo nibyo mbakeneyeho. Mbakeneyeho gukiranuka, mbakeneyeho gukunda kubabarira, mbakeneyeho kugendera imbere y'Imana mwicisha bugufi. Tugeze muri cya gice cya 7 twasoma. Mu gice cya 7 umuhanuzi arongera arabagarurira. Igitabo turakirangije n'ubundi gifite ibice 2. Arongera arabahanurira, agaruka kuri bya byaha byabo. Naratangaye isomye iki gitabo. Ku murongo wa 2, umurongo wa 2 igice cya 7, Imana iravuga ngo noneho ngo abubahwa Imana ngo bashize mu isi, ngo mu bantu ngo nta n'umwe utunganye. Ariko none igitangaza namwe mubitekereze bavandimwe, ngo abubaha Imana bashize mu isi, ariko muri mukubona ibyaha bikorerwa mu isi mukabona nyine abubaha Imana bari hehe? Imana irazibwira umuhanuzi wayo ngo abubaha abanyubaha barashize, abanyubaha barashize, ngo bashize ngo n'abantu ngo nta mu bantu ngo nta muntu n'umwe utunganye, ngo kuko bose bakoze ibyaha. Mu bantu ngo nta muntu n'umwe ugize gute utunganye. Abantu bari mu gukora ibyaha, bari abapagani, bakabikorera no mu itorero, bakabikorera no kuri altari, bagakora ibyangwa n'Uwiteka. Birashoboka ko natwe Imana itureba ikavuga ngo mwisi ngo nta wubaha Imana ukibamo. Ariko Imana ishimwe ko hari abahanuzi 7,000 bitarapfukamira Bayali. Barahari. Imana yibikiye intore zayo zimeze nka Mose wari wihishe imbere y'Imana mu Bisirayeli bose, ikabareba ikavuga ngo nta n'umwe utunganye, ariko yagira gutya ikabona intore yayo. Icyampa ngo nawe ube muri babandi batunganye bakeya batarapfukamira Bayali, batakomerekeje umutima w'Imana, batakomerekeje umutima w'Imana kugeza ubwo ivuga ngo ngwino tuburane.
ku murongo wa kane muri icyo gice cya karindwi aravuga ngo umwiza wo muri bo kubera ibyaha bakoze ngo umwiza wo muri abo bantu uwagerageje kuba mwiza ngo ameze nk'igitovu. Ngira ngo mwese aho muri muribuka igitovu kuko twese twabaye mu gihugu kibamo ibitovu. Iyo wagendaga mu ishyamba hari n'igihe utakibonaga waje kumva kiragikwarashuye ku kuguru waje kubona ukabona uturaso turavuye. Hari igitovu ntiyazahisha habe n'iyo utakibonye kiza kigukomeretsa. Imibereho y'abantu ingeso zabo zimeze nk'iz'ibitovu. Umuntu akabana n'abandi mu rugo ameze nk'igitovu agakomeretsa imitima y'abandi. Ugakorana n'abandi mu itorero cyangwa aho mutuye umeze nk'igitovu. Ubuzima bukomeretsa, ubuzima buvamo amagambo adasukuye. Umuntu ngo nuwagerageje kuba mwiza ngo imibereho yiwe imeze nk'iy'igitovu. Ariko noneho yongeraho ikindi aravuga ngo uwagerageje uwarushijeho ngo kuba intungane mu Bisirayeli arutwa n'uruzitiro ngo rw'amahwa. Uruzitiro rw'amahwa murarwibuka, uruzitiro rw'imitahe. Umutahe nawe wazagira igihe uje nko kwinjira gutya kandi wagerageje kwitwararika waje kumva urakujombye ukagufata kandi aho ufashe uzawumva hariho ubumara. Birababaje kubona abantu b'Imana bafite ubuzima burimo ubumara nk'ubwo uruzitiro ruriho amahwa nk'urw'igitovu. Abantu ubuzima bwabo burashaririye ku buryo basharirira abandi, ubwo bumara bukagenda bukomeretsa abandi. Nyakunda kwigisha iyo ndimo kwigisha ibintu bijyanye no gukira ibikomere byo mu mutima nkababwira ngo umutima ukomeretsa urakomeretsa. Uzi ukomeretsa iyo umaze gukomereka wewe nawe uzi ugenda ukomeretsa abandi. Ndabaha urugero, iyo umugore yabaye mu rugo bamugiriramo nabi bamutoteza, wenda atotezwa n'umugabo we akamukomerekesha amagambo mabi, ya magambo mabi nawe aza akomeretsa umutima wiwe nawe ugakomeretsa abana. Nawe yajya avuga akavugira abana nabi. Umuntu azatanga icyo afite, umutima ukomeretsa urakomeretsa. Abantu bakoze ibyaha bagera ubwo bameze ubuzima bwabo bumeze nk'ubw'igitovu. Nta buryohe burimo uretse gusharirira abandi, uretse guhanda abandi. Ese ubuzima bwawe buryoheye abandi ni umunyu cyangwa ni igitovu? Ese ni amahwa aho utuye baza bakunyuraho bakabona ni amahoro, cyangwa aho abakunyuzeho abakumvishe uvuga ababona ibikorwa byawe bimeze nk'iby'amahwa cyangwa iby'igitovu? Imana iravuga ngo mu Bisirayeli wagerageje kuba mwiza ngo abameze nk'uruzitiro rw'amahwa, ngo wagerageje kuba intungane ngo naho umwiza wo muri bo meze ngo nkakujya nk'igitovu. Imana itubabarire bene data. Ubuzima butanga ubuzima butembesha umugisha, ubuzima bufite ubuhamya, ubuzima butari igitovu, ubuzima butameze nk'uruzitiro rw'amahwa. Nicyo Imana idukeneye umutima wo gukora ibyiza, gukunda kugendana nayo duciye bugufi, tubabarira kandi dukiranuka. Tugeze kuri ya ntego yacu twavuze mu ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo guhanga amaso ku Uwiteka. Umuhanuzi wose amaze kubona Abisirayeli nuko bameze n'ubuzima bwabo ari uko bumeze buzitiwe n'ibyaha. Umurongo wa 7 aravuga ngo nubwo ntuye mu gihugu cy'abanyabyaha, nubwo ntuye mu bwoko bwanduye, nubwo ntuye mu bahanuzi babesha, nubwo ntuye mu batambyi babesha bakora ibyaha imbere y'Imana, ngo ariko njyeweho haleluya ngo nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka. Nubwo naturana n'abanyabyaha bameze gute, nubwo naba mu rugo rurimo abantu bafite intege nke, nubwo naba mu gihugu abantu bahakana Imana, nubwo naba mu gihugu abantu basigaye biramiriza ibishushanyo, njyeweho sinzasa nabo, sinzamera nkabo, ahubwo mpisemo guhora nkizwa, mpisemo guhora mpanze amaso yanjye ku Uwiteka. Aravuga ngo icyambere amaso yanjye nzayahanga ku Uwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Amaso yanjye sinzareba ibingibi by'abandi bakora ngo bindangaze cyangwa mbigane. Sinzacika intege ngo noye kuvuga ubutumwa ngo nuko abantu batarimo kunyumva, ngo ahubwo amaso yanjye nzayahanga ku Uwiteka gusa. Amen. Icya kabiri aravuga ngo nzategereza, sinzarambirwa. Sinababwiye ko amaze imyaka 20 agitegereje ko hari icyo Imana ikora, ariko kandi Imana yaragikoze nyuma y'iyo myaka yose. Ariko aravuga ngo nzategereza ngo kuko Uwiteka ngo azankiza, ngo Imana yanjye nzayitegereza, izampagakiza, izangirira neza, ndizandeka. Nibona natitirije, nibona namaramaje, nibona nakomeje guhagarara imbere yayo no kuyihanga amaso, niyo ndizandeka ngo iceceke, ngo ahubwo izampagakiza. Icya gatatu aravuga ngo Imana yanjye ngo izanyumvira, tuyicubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. biravuga ngo izanyumvira, ntizaca
izaceceka izampa agakiza, ibyo nayibwiye byose, ibyo nayitakiye izanyumva. Bene data, turimo turakorera mu isi iri mu ibyaha, turimo turakorera mu isi iri mu mwijima, turimo turavuga ubutumwa mu gihe abantu amatwi apfundikiye, turimo turiginga Imana tukabona nta kigenda, turimo turasengera abantu tukabona nta mpinduka, ariko mureke duhanga amaso gusa kuri yo, ntabwo izaceceka, izatwumva. Amen. Izatwumva. Ni nkaho yarahagaze, sindangije imirongo yo hepfo, ku murongo wa 8 aravuga ngo yewe wa mwanzi wanje, ahagarara mu cyuho, atangira guhagarara mu cyuho, aravuga ngo mpagaze mu mwanya w'Abanyesirayeli, ngo mwabanzi bacu mwe mwishima ngo yuko Uwiteka agiye kuduteza ibyago, ngo winyishima hejuru, asabira ubwoko bw'Imana imbabazi, aravuga ngo ntutwishime hejuru wa mwanzi we, ngo nubwo nzikubita hasi Uwiteka azongera ndamira nzabyutsa. Guhanga amaso ku Uwiteka. Buriya hari abantu bajya bagira ngo ni abakiranutsi, rero wenda bishobora kuba uko gukiranuka kwawe bitewe n'uko utaraba mu gihugu kiri mu ibyaha. Hari ibyaha bimwe abantu bari mu gukora batigeze bakora, impamvu bari mu kubikora batigeze babikora nuko aho bari batuye nta byahabaga. Uzavuga ngo sinywa inzoga, ntaho wari utuye ntazihaba, nta n'amafaranga wagiraga yo kuzinywa, nta n'izahabaga. Uzavuga ngo rega ngo abantu ntibadi ngo divorce, ngo cyangwa ngo abantu ntibatandukana, ngo abubu ngubu baratandukana, nose bari gutandukana, aho bari nta byahabaga, ariko aho bari ubu birahari. Ibyaha biba influencinga, bituma bamera nk'Abisirayeli babonaga abanyamahanga bakoze ibi nabo bakabikora, nabo bakavuga bati twibereho nk'abandi bose. Kizakubwira umukiranutsi azakiranuka igihe abandi bari mu byaha. Uyu aravuga ngo abandi nubwo baziyanduza bakamera nk'ibitovu, je sinzagenda nkabo. Umuhanuzi w'Imana, umuntu uzi guhagarara mu cyuho, aravuga ngo ngewe nzahora nyihanze amaso, nzahora nyitegereje, ngo kandi icyo ntiringiye ni uko itazandeka. Nibona namara amaje ngakomeza guhagarara imbere yayo, ntabwo izaceceka, izambagariza, ngo kandi sinzi icyo nayisabye cyose. Imana idumugisha bene data, kugira ngo tumenye n'ubwo ibihe bikomeye, n'ubwo isi iri mu ibyaha, twebwe tugerageze dukiranuke gusa, tugendere imbere y'Imana tuzi kubabarira, duca bugufi, tuyihanga amaso, nayo izatwumva kandi izadutabara. Nimureke dusenge, kandi Imana ihumugisha ijambo ryawe, namwe bahumugisha. Mana ndagushima, ndagushimiye ko ubizi ko wari ubizi ko tuzaba mu isi y'umwijima nk'iyingiyi, wari uzi ko tuzahura n'ibigeragezo bikomeye byo gukora mu isi abantu batumva, batagishaka, badashaka kumva ijambo, ahubwo bashaka kumva amagambo y'abahanuzi b'ibinyoma, babashuka, bababesha, bababwira ngo ni amahoro kandi atari amahoro. Wari ubizi ibyo byose, wari uzi ko tuzatura mu isi imeze gutyo. Mana, ariko turagusabye kugira ngo uturinde kumera nk'ibitovu, turinde kumera nk'uruzitiro rw'amahwa, ureke ubuzima bwacu buryohera abandi aho kugira ngo bubasharirire bubakomeretse, ureke ubuzima bwacu bugukiranukire mu bihe by'umwijima, mu gihe abantu badakunda gukiranuka. Twigishe iyi burakeye ntibe umuhango, ntibe iyo gusenga, ntibe iyo kuvuga ngo twabonanye, ahubwo ibe burakeye yo kuduhindura kugira ngo tubashe guhindura abandi. Uduhe guhagarara dushikamye tutanyeganyezwa n'iyo miyaga n'iyo miraba, uduhe guhagarara mu gihe nk'iki ngiki gikomeye tuguhanze amaso, ureke amaso yacu areke kureba ibibazo. Hari igihe ibituvukiye n'ingorane z'ubuzima zituma duhanga amaso imisozi y'ibibazo ntitukurebeho, ariko reka amaso yacu yunamuka kureba gutumbire, ni wowe banze ryo kwizerwa. Wongere ureme imitima yacu aho twashwanyaguritse, aho twakomeretse, aho amateka yacu yadukomerekeje, aho ibihugu byacu byadukomerekeje, usanasanure mareme. Niko wabwiye Abisirayeli, warababwiye ngo nubwo mwangomeye, ariko hari umunsi nzabakoranya, hari umunsi nzahuha umwuka nkabakoranya nkabahuza. Ureke imitima yacu wongere uyihuhe mu mwuka ukiza, umwuka uhindura, dukira ibyaha, dukire n'imibiri, dukire n'ibikomere byo mu mutima. Mana, umugisha ijambo ryawe, ureke umwuka wera riherekeze umuntu wese uzaryumva, natwe abaryumvishe ntituryumve gusa ngo amarangamutima yacu azamuke, ahubwo turyumvire kugira ngo duhinduke. Ibitameze neza tubikureho imbere yawe. Mana, utubabarire nimba utureba ukabona tumeze nk'Abisirayeli, ugakomplaninga, ugashaka kuburana natwe, ntacyo utadukoreye, imitima yacu rimwe na rimwe izayirengagiza. Urakoze Mana kuvuganye natwe muri iki gitondo, urakoze Mana, ureke ijambo ryawe ribe mu mitima yacu, rigwije ubwenge n'ubumenyi, rihindure, rikize. Dusenze mu izina ryawe Yesu, amen.